Rocky Kimomo mini series ndabasuhuje mwese abakunzi ba filime za Rocky. Hano nagukoreye icyegeranyo kivuga kuri filime zifite ibice bikeya zakozwe na Rocky. Filime ya mbere duhereyeho bayita Criminal Justice. Iyi ni mini season ifite ibice bikeya, ni season nziza cyane yasobanuwe n'umusobanuzi Rocky, yishake uyirebe. Filime nzanye ku mwanya wa kabiri bayita Citadel. Iyi ngiyi nayo ni filime nziza cyane, ni filime yo mu bwoko bwa action, ni aka mini season nako gashaka ukarebe, ni agafilime kasobanuwe na Rocky. Iyi ni season ifite ibice bikeya cyane kuko ifite episode 6 zonyine, yishaka uyirebe. Filime nkuzaniye ku mwanya wa gatatu bayita Paris Has Fallen. Iyi ngiyi ni filime nziza cyane, ni aka mini season gafite episode zigera ku 8 zonyine. Ni season yasobanuwe n'umusobanuzi Rocky. Iyi season niyo mu gihugu cya Amerika, uretse ko yiganjemo igifaransa cyinshi cyane, gusa ariko iyi season ni nziza cyane. Iyi filime ni nziza cyane ku bantu bakunda filime zirimo ubugambanyi, ku bantu bakunda filime zirimo kwihorera. Iyi ngiyi ni filime yiganjemo byose. Ikindi kandi nimba ukunda filime zirimo abaperezida, filime zirimo amasasu, filime zirimo snipers, iyi filime rwose wayishimira. Filime tuzanye ku mwanya wa kane ku bantu bakunda filime zirimo ubugambanyi, ku bantu bakunda filime zirimo ubutasi, ku bantu bakunda filime zirimo ba manipulation cyane ndetse n'imirwano. Iyi ni filime yo mu gihugu cya Amerika, izina ni Crisis. Iyi ni filime irimo ubutasi bwinshi cyane. Iyi filime nayo wayireba kandi wayishimira. Ifite episode 13 zonyine. Ku mwanya wa gatanu filime nkuzaniye iyi yo ni Rurangiza. Ni filime muri tano. Abantu bakunda filime zo mu buvumo ndabasuhuje cyane. Aka ni agafilime keza cyane wakareba kandi wakishimira. Bayita Betari. Iyi filime yarabiciye biracika, ni mini series ifite episode 4 zonyine. Ndagushimiye wowe wumvishije iki kiganiro kugeza kirangiye. Imana iguhe umugisha.